Yes, undi munsi andi mahirwe turi bajya mutuma twatumikira kubatengwa bitamutego. Uyu munsi MMTV, Ambassador TV, Moses 9 TV, Itongo TV, Shalix Production muramubona mwenyewe ari hano ndetse na benshi badukurikiye kuri izi televiziyo zose. Hanyuma rero turabaramukije ndetse tunishimira umwanya nk'uyu murabona noneho ni ukwihuta ni nyuma rero y'igitaramo kimaze kuba murabona kuko baracahagaze baracarushe ariko nanone mukomeze muryoherwe. Hanyuma rero bavandimwe reka duhere kuri Sengo nyirizina kaze kuri ano TV yose. Murakoze cyane. Undi munsi yabarandi mahirwe yawe uyu munsi nayahe? Ni menshi. Uyu munsi yabaye menshi rwose. Ndashima Imana yo mu ijuru. Wow, kugira ngo tuze kugira ngo tubareke muje kuruhuka nyuma yo kwinjira ukabona abangana n'abari bose babonye bari bitabiriye uyu munsi udasanzwe wa concert yawe bisobanuye kuri wowe wumvise iki? Nabonye Imana gusa. Nabonye Imana kubona abantu bangana kuri yabanyitabye. Yego. Yabaye surprise ariko mbona ko ari Imana yabikoze. Shalix, abantu ba Nairobi, audience ya Nairobi mu buryo bwa gospel urabona iri ku ruhe rwego dushingire kuri iki gitaramo cya Sengo cyabaye uyu munsi audience ubwayo wayibonye ute? Okay, dutangiye kuri kino gikorwa natangira mushimira yego kuko audience cyangwa se baririmbyi ba hano Nairobi gospel music batangiye kugenda bumva rero ibyari bikenewe ibyo twari tunyotewe reka mvuge gutyo niba ashobora gutegura ikintu kingana gutya kandi kaba successful kandi kikazamo Imana nkuko yaravuze batangiye kugera mu rundi rwego so navuga ngo congratulations kuri we n'abandi bose bari gutegura ibindi byiza bene ari nayo image dushaka gushira mu baririmbyi yego. Wow, hanyuma rero umuvandimwe bonke ndagenda nihuta kugira ngo tuze kubaruhura kuba waragaragaye mu ndirimbo za Sengo ubushize twarazibonye ziri gutrendinga uyu munsi kongera kugaruka muri performance y'uyu munsi Sengo asobanuye iki kuri wowe? Ni umuvandimwe ni inshuti kandi dusanga umuhamagaro nawe cyangwa n'undi dusanga umuhamagaro n'umuzima usanzwe n'inshuti. Hanyuma rero wowe tuje ku rwego rwa sound wayumvaga gute hanyuma tubone gukomeza ku muvandimwe umushiki wacu hano? Sound yari nziza gose yari nziza yakozwe n'umuhanga sanzwe akora ama event hano muri Nairobi inshuti yacu ariko agira sound nziza ko nabyo twifuzaga ko natwe yadukorera yakoze sound nziza gose yari nziza. Asante sana kandi koko n'abadukurikiye mwagiye mubikurikira mushiki wacu kuri wowe reka tuze kuba tugaruka ubona ari iki Sengo yagendeye kugira ngo hitemo ira backup nawe yisangemo? Ntacyo novuga yagendeho cyane gusa no kumva ko nyine twakorana no kubona ko duhuje umuhamagaro. Niki kintu gishobora kuba cyakugoye muri performance y'uyu munsi? Tanakim. Niki washimye kiruta ibindi? Byose nabishimye. Arakoze cyane. Shimangira ikijanye na sound cyane kuko uri umucuranzi mwiza ukunze kugaragara muri performance z'abahanzi batandukanye bakunze gukora mu rugaga rwa gospel. Kuri wowe sound abantu bakwiye kuzajya rekebisha bingana iki cyangwa se kongerwamo imbaraga zingana iki dushingiye kuri uyu munsi? Urakoze cyane. Sound yari nziza. Urebye ibikoresho biri hano unyijemo n'amaso cyangwa ababa babireba barabona ko byari byifashe neza kandi sound dukwiriye kuva muri analog donc muri kera tukumva ngo sente yonyine gukora mu ikanisa tihagije kuko abantu benshi cyangwa amakanisa menshi iyo bafite sente mu ikanisa bazumva badashaka durumu mwana yizana n'ibidari ngo byasakushe ariko sente ibonetse durumu ikaboneka kitari base kitari soul na za keyboard nka zibiri cyangwa zitatu nubwo zo bazindi birahagije. Igisa nibanga abantu bakwiye kwigira muri iki gitaramo cya Sengo ni ikihe bakwiriye kwigiramo kugira ngo iby'ubutaha nabyo bizabe bisa nk'ibi cyangwa byisumbuyeho? Ikintu cya mbere barebe imitegurire y'ino concert. Icya kabiri barebe sound uko yari imeze. Icya gatatu barebe design ya stage uko yari imeze n'ukuntu twari twambaye wishimye biteye ubwo. Sengo kugarukeho gato ni wowe uza no kudusoreza igisa no gushimira abadukurikiye kuri ano televiziyo yose ndetse na audience yari yakwitabiriye cyane kuko tuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma audience ya Nairobi yakugaragarije urukundo nimba ubihamya. Kuri wowe wenda mu ijambo risoza niki wakangurira abandi bahanzi bagenzi bawe bari hano muri Nairobi ndetse n'abandi badukurikiye atandukanye nanone kandi nikushima kuri audience yakwitabye? Yes,
ntabwo byari byoroshe uzi kuba udatuye ahantu ugahategura ikintu uba wumva bisa nkaho ushobora kugeza ku munsi abantu ntibakwitabe kubera impungenge ukumva ko hari izindi gahunda zabo nyinshi barimo ariko nabonye bitabiriye numva ndabishimye cyane nabishimye rwose mbona nabonye abantu benshi uburyo ntabitekerezaga intebe zuzuye baje kuzana izindi nazo ziruzura mbese ni ikintu gikomeye cyane rero waravuze ngo niki nashishikariza abandi bahanzi yego hari abantu bacika intege bitewe nuko babona wenda akabona ko ibintu kubijamwo bizomugora ageze imbere mu by'ukuri aho bigeze ubu naje sinari nzi ko ariho byogera ndi kubona ntahawe ndagera ndi hasi sinshatse kuvuga ngo ariko n'iki gikorwa cyabaye cyonyine ni Imana ntabwo nari nzi ko no gikora cyogenda gutya ariko kandi cyavuye mu bantu bansapotinze aba bose twakoranye nta muntu wangoye uwo nabwiraga yumvaga ikintu mubwiye akanshigikira akavuga ati tuzofatikanya kugeza turangije igikorwa rero babishize mu bikorwa ndabibashimiye cyane Imana yo mu ijuru ibamurije Shalix agakomenti kuri kino kibazo ngiye kuba nkubaza hari abenshi bashobora kwibaza kuko ari impamvu z'amafaranga kubera ko wacu atuye ibugibwa iriya hanze bagatekereza ko ari amafaranga uratekereza ko ari ibanga ry'amafaranga cyangwa ni ibanga ry'umuteguro mwiza ushobora kuba hatumye haba amateka nk'aya meza ushobora kuba urebye mu bitekerezo byanjye ikibazo bajije nagiye kubwira ntabwo turangiza nakivuze mwuka numwe hari abantu bareka tekereza gusa yakubitana iyo azatangira gutekereza agahita atekereza budget or budget ziza nyuma y'ibindi hari n'igihe ubona hafi ugatangira Imana igaproviding so abaririmbyi makanisa ibiki batangire bategura ibintu kuko ibintu ntago bikorwa n'amafaranga sintekereza ko ari amafaranga ariko muri fin amafaranga ageza agasapotinga so nakangurira abaririmbyi ntimuzajye muhekera gusa mugarukira gusa mu kuvuga ngo turashaka gukora concert bikahita birangirira aho ngaho no mubikore mwicare mu nama mubitegure wa wundi uvuga ngo ayi wewe ngo ntibizokunda mumwicaze n'ibinashoboka mumushere ku ruhande ariko ababishoboye bahaguruke bakore sibyo janti kuko abenshi amagroupe yose turirimbamo amakanisa ariki bigarukira mu bitekerezo nk'aba mugabo wagiye gucuruza ahombera mu modoka yamuvuga ati muhagarike imodoka mbengarutse kera nahombe so abenshi bahomba bataranakora jewe nagize experience ari ibyo utekereza gukora ugakora iyo utangiye hariho bimwe Imana igenda ihindura as you are going ntago bitungana utaratangira so ni umuteguro mwiza ntararangiza abapasiteri nibo bari kutureba mutegura ibintu nk'ibi abaririmbyi amaministeri mutegura ibi mutangire ibingibi biba ariyo standard ya mbere aba ariyo dutangira gutekereza apana piano nka bire yaravuze ufite piano ngo tubisa ngo ni sawa nidutegura akantu buri rusengero rugira sound nk'iyi bagire sound nk'ibi Shalix yanyuze arimo bivuga ariko nabivuge neza ko nagitekerejeho ibintu byiza burya birigura reka mvuge gutyo kandi wenda bitewe n'igihugu tuba turimo ubuzima burakomeye kugira ngo wenda ministeri imwe itegura ikintu nka kino bagikore neza nkuko nanje niki si cyiza hari ibyo twanze gukora kubera ko ubushobozi bwabaye bukeye hari ibyo badusabaga turavuga ngo ibyo ni mubireke ubu ntabwo nyine abantu bavuga ngo sound ni nziza ariko suko yifuzaga ntabwo ari yari nziza iyi si nziza ariko ministeri nkazi 3 cyangwa 4 bishize hamwe bakavuga ngo reka dukora igitaramo bashobora kwishira hamwe ubushobozi bukaba bwinshi none bigatuma bakora ibintu byiza kuruta imwe yotegura ugasanga bira failinze rero icyo kintu bazogende abaririmbyi bazagende bahure bagitekerezeho bazotegura ibintu bizoza biba byiza cyane rwose wow Gentil ugiye gusoza nimeshagunduwa ya kwamba maze dusezere bariya tunabashimira ko babanye na Sengo bakomeza gukurikira ibihangano byiwe nimeshagundua ya kwamba Mungu ni upendo hakuna lingine natenda nisilokupenda hakuna lingine natenda nisilokupenda wow reka tubashimire ibintu byiza bizigihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza stay tuned on those channels ciao